reka nkwifurize kumera neza aho uherereye hose. Imana y'amahoro igomeze ibane nawe kandi ikomeze kukurinda mu byo ukora byose, igihora iguheza imigisha. Nkuko mubizi mpari kugira ngo ngwengezeho amakuru atandukanye ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga, yibanza cyane kuri politiki, imyidagaduro ndetse na siporo. Muri ibi bihe turimo bitoroshye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, twabanye namwe cyane, twabanye namwe kugira ngo tubagezeho ibintu bitandukanye biri kugenda bivugwa, amakuru kugenda acicikana agaruka cyane muri bino bihe turimo, especially njye rero tubana buri munsi mumaze kubimenyera, njye tuba turi kumwe buri munsi, ni The Pharmacy nyawe mpari kugira ngo nkubwire byinshi bitandukanye. Murabizi rero ko igihe cyose mumbonye ntagomba ndi njyenyine, of course bandi kumwe n'umwe mu bantu mumaze kumenyera cyane hano ku imbere y'amashusho cyangwa imbere ya kamera zacu bita burya ngo ninde sha ariko ntago uzi izina ryanjye ariko se buriya kukuvuga kandi aba ari ibibazo, ariko zikuvuga umuntu ahibereye. ubundi abantu benshi ntibamaze kumenyera n'izina ryanjye bamaze kukumenyera. Okay, nkuko bigaragara rero bamaze kugaragara kuri iyi page cyangwa kuri urukuta rwacu rwa YouTube, bamaze kuba benshi, kandi reka tugomeze tubashime tubabwira ngo ni mwe bacu, ni mwe nshuti z'akadasohoka, kandi Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Zifa, none se umeze gute? Andi makuru meze neza, nari ndimo ngenda mu mihanda, nabonye imihanda isa nk'ikonje, ariko ntago nanone twavuga ngo ni bibi, ni byiza kuko nanone ukubera bino bihe turimo, navuga ko wenda ari ubwitabire bw'abantu cyangwa se ari uko abantu baba babihaye agaciro. Yego akaba ariyo mpamvu nta muntu uri mu muhanda ucaracara, buri wese aba yitaye kuri bino bihe turimo by'abacu bazize Jenoside mu mwaka w'1994. Buriya se ugereranyije n'imyaka itambutse, ubona kuri iyi nshuro turi kwibuka ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubona harimo irihe tandukaniro ugereranyije byibuze n'imyaka nk'itanu itambutse? Ubu ngubu aho bigeze ku rwego rushimishije, ntago bikimeze nabi nk'uko mbere byari bimeze. Ubu bimeze neza cyane, navuga ko wenda nubwo tutavuga ngo ni 100%, ariko nibura urwego bigezeho cyangwa se uburyo abantu bakomeje kubihereza agaciro, bakomeze kubyitaho, uburyo guverinoma yacu y'u Rwanda ikomeza ibishishikariza abantu, biratandukanye cyane ugereranyije na kera cyangwa se mu myaka yagiye ishira. Bitandukanye cyane n'imyaka yagiye itambuka n'imyaka yatambutse. Ubu ngubu baramutse bakubwiye ngo birankinge nko ku 10, urumva wabihereza nkangahe mu by'ukuri ujyanyije nawe nyine urugero ubona ayo ugenda ku mihanda, ubona uburyo abantu bari kwitabira mu nce zitandukanye, ukurikirana ibiganiro, kuko ndabizi uri update cyane, kuko bushishikajwe no kumenya amakuru ari kugaruka cyane muri bino bihe, kuko uri mu bantu baba bafite amakuru cyane kuri bino bihe, uri mu bantu batanga amakuru yizewe kuri bino bihe. Iyo rero umuntu aramutse akubwiye ngo nyine biranking, uvuga ati mu myaka 5 wenda no kugeza ubu ngubu byibuze ku 10 natanga yangaya kubwitabira abantu bari kugaragaza muri bino bihe bitoroshye byo kwibuka abazize Jenoside. Yes, murakoze. nkuko nari maze kubivuga, buriya ntago bavuga ngo nta byera ngo de, kandi ntabwo twavuga ngo biri successful 10 ku 10. Nkanjye ku bwanjye kubirankinga, navuga ko nabiha nka 7 ku 100 ku 10. Yes, 7 ku 10, kuko haracyagaragara abantu bamwe na bamwe, bakeya na bake nyine, ako ugereranyije na bakeya bakigaragaza yuko batitaye kuri bino bintu. None avuga yuko hakiri wenda akazi, haracyari akazi ko gushishikariza abantu bamwe na bamwe kugira ngo babashe kwitabira, cyane cyane nk'urubyiruko cyane, akaba ari nayo mpamvu iyo 3 itari kujyaho. Iyo 3 rero
byasaba ko n'urubyiruko cyane cyane rubyumva neza cyane numva nabiha nka 7%. 7% kabisa. Uko bigaragara nyine kwiga barugozaho, kwigisha n'ugozaho, dashobora buri munsi natwe tubahereza ibiganiro bigaruka cyane kuri ino minsi. Niyo mpamvu natwe twafashe umwanya tukavuga ngo ntabwo tugomba guhereranwa n'amakuru cyangwa se ngo tube twaganira ku bindi, ahubwo tugomba kugaruka cyane kuri ibi bihe bikomeye, kuri ibi bihe byo kwibuka nyine abazize Genocide. Uko bisa kose rero biragenda bimera neza, kandi reka dushime Imana tugomeza tuvuga ati namwe mugifitemo negligence cyangwa namwe mu gihirahiro mutari kuba update cyangwa mukurikirana amakuru cyane, kababwire ngo mushireho akanyu kugira ngo ako gatatu kari kubura ku 10 gashyirwaho maze twuzuze 10 ku 10 kuko twabikora, kuko turabishoboye kandi turanashoboye. Of course rero wari uri hano ndi kukumvisha aka audio mu kanya kumwe mu bakoze ibyaha, wakoze icyaha cya Jenoside, ndetse yararimo atanga ubuhamya byaho yiciraga abantu, anasaba imbabazi muri rusange. Biriya bintu cyangwa se kariya ka video urabona kagaragaza iki, kakwigisha iki cyangwa se katumye utekereza iki? Kariya ka video uretse kuba ngewe kangishije cyane, kakabaye n'isomo ku bantu bakoze Genocide, kuko urumva hari nk'abantu cyangwa se urubyiruko cyangwa se cyane abantu baba bari hanze bashishikariza urubyiruko bakarubwira ati nta Genocide yabaye. Nimba umuntu uri muri gereza ashobora kuza akavuga ati ngiwe nishe aba bantu aba naba, of course yanakoze igifungara kirangiza, akora n'igifungara kirangiza, nishe aba bantu aba naba, nishe umuntu, nasikuye umuntu, namuteye umuho, namwishe urupfu rubi, nawe ubwawe akabyivugira, byakabaye kuguhereza ikigwa cyangwa se akubwira ati icara wige wumve ko bino bintu atari ibintu byo gukenza. Kandi imagine umuntu arivugira, nari ndimo karaka video buriya sinzi nimba abandi bantu bose bakumvise. Turaza kugapina karaka video, turaza gufata mu kiganiro hagati cyangwa se muri intro tuze kugashiramo, ufasha abantu baze kukumva, turaza kugashiramo kugira ngo bakumve. Rero biriya byakabaye isomo no ku bandi bantu bumva ko nkuko nari maze kubivuga, reba nk'uruhare rw'abahanzi cyangwa se uruhare rwa guverinoma ishyiramo ibi bintu. Numva ko n'abari abantu bafunze, kuba umuntu ufunze cyangwa se wakoze igihano kuba yaza akavuga ati ngiwe ibi n'ibi ngiye narabikoze, numva ari ibintu nabyo byatanga uruhare, byatanga umusaruro ko yaba ku rubyiruko cyane cyane ngo tuba twibandaho cyane, kuko abantu bakuru bo baba babizi, iyo turi no kubivuga bino baba babyumva cyane, ntago bisaba ngo dukore iyo bwabaga ngo tubasobanurire cyane cyane tuba dusobanura urubyiruko cyane ko n'abari abantu bateguraga Jenoside bibandaga ku rubyiruko kugira ngo babashyiremo ayo macakubiri. Urubyiruko nirwo rwa mbere rufatiye ya mbere mu kumva ibintu cyane. Rero karaka video navuga ko n'abandi bakora video nka ziriya zivuga ku ruhare bagiye bagera muri Genocide kugira ngo bitange isomo. Buriya nyine usanga buriya bajya bavuga ngo gusaba imbabazi birakomera cyane, ariko buriya gusaba imbabazi byomora igikomere kandi biranaruhura, ni n'ubutwari. Buriya rero ababasha gukora biriya ndumva ko ari intwari zikomeye cyane, kwemera icyaha ugasaba imbabazi, ndetse n'abatanga imbabazi nk'iza ko ari intwari kandi zintwaranye. Nge rero nkuko tubizi buri munsi tubona hari abagaragara batorotse bakoze kiriya cyaha cya Jenoside cyangwa se bakurikiranwaho ibyaha byo gukora Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Kenshi na kenshi tubona hari ababa mu bihugu byo hanze, hari abatorotse nyine cyangwa bahunze bakajya mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye. Ese ubutumwa bo wabahereza cyangwa ubutumwa babagenera ni nk'ubuhe, udushingiye ku bihamya tugenda tubona? Kuko ejo bundi hashize, nimba wibuka neza, twaganiriye ku butumwa twahabwaga buvuga ko hari umwe
mu bagabo bishe abantu abasaga abatutsi b'inzirakarengane basaga 300. So urumva rero ni especially ni ikintu kiri kugaruka cyane n'ubundi kuri kwemera icyaha no gusaba imbabazi, kandi bikomeje gutuma nyine abenshi biyubaka kandi abenshi banumva babayeho muri, kuko iyo umuntu yagukoreye icyaha utaramusaba imbabazi, of course uba ufite inkingimira nyinshi. Nawe iyo wakoze icyaha utarasaba imbabazi ufite inkingimira nyinshi. Abo bantu bahunze rero baturetse bakava mu Rwanda bakajya hanze, ni ikihe kintu wababwira cyangwa se n'ubwiye butumwa wabagenera? Reka mbabwire abantu bari hanze, reka mbabwire ngo u Rwanda ruraka. Reka mbabwire ngo u Rwanda mwasize kera mu mwaka w'1994 ntabwo ari ko u Rwanda rukimeze. U Rwanda rwabaye u Rwanda rugendwa n'amahanga, rwabaye u Rwanda isi yose yigiraho. N'u Rwanda bese nawe uri hanze y'igihugu akenshi rega usanga abantu bari hanze ari nabo bashishikariza, usanga nyine bo babazi ngo u Rwanda ruracyameze nka kwa kundi ruracyari mwa byabehe, ugasanga rimwe nk'umuntu umaze nk'imyaka nka 20 ari hanze y'igihugu. Urabizi turi kwibuka ku nshuro ya 30 hashize, of course tumaze imyaka 30. Hari nk'umuntu umaze imyaka wenda iyo myaka 30 yose aba hanze y'igihugu. Urumva ahantu taba ntago wakumva ko ari ahantu hazamutse hari ku rundi rwego. Reka mbabwire ngo muze mu Rwanda, musabe imbabazi, mugire ubutwari, kuko ntago wakicara umutima ugucira urubanza. Ntago ntekereza ko harutuje, uzi ko wisha abantu, uzi ko hari igihano ugomba gukora kugira ngo icyo kintu kiveho. Icyo nakubwira rero, u Rwanda ruraka, u Rwanda rumeze neza, ubu ni u Rwanda rw'amahoro, kandi ikindi usabye imbabazi arazihabwa. Nuza mu Rwanda ugasaba imbabazi, ibintu bizagenda neza, kandi ndabizi neza ko nta n'ikindi gihugu na kimwe uzifuza kubamo kitari u Rwanda, kuko u Rwanda yaba abashinwa yaba abanyakoreya yaba bose baza mu Rwanda, kuko ni igihugu gisigaye. Ubundi bajya bavuga ngo igihugu ngo cya Amerika ngo na Canada ngo ni ibihugu by'isezerano, ariko ko buriya n'igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu by'isezerano. Umuntu wese yumva ashaka kubamo, umuntu wese yumva ari proud no kuba ari umunyarwanda, yumva ari proud no kuba yakibamo. Mbere twajya tubona abantu bakunda kujya hanze, ariko nta muntu n'umwe ugikeneye kujya hanze, kuko u Rwanda rurihagije, rumeze neza. Rero abantu muri hanze muze mu rusaba imbabazi ibyaha mwakoze mu Rwanda. Hari ijambo His Excellency ajya akunda kuvuga ngo ntabwo ijisho rihorerwe irindi. Ngo abantu bose ufashe amaso yabo ukayaha ngo nyine umuntu agiye akora icyaha nawe ukakimukora, cyangwa se yakumena ijisho nawe ukarimena, twazisanga twese twarabaye impumyi. Rero muze mu Rwanda, imbabazi turazitanga. Wiciye undi, wishe mugenzi we, wakorewe icyaha araza agasaba imbabazi mugenzi we akababarirwa. Akababarirwa icyaha yamukoreye, bakongera bagasangira, bagashyingirana abageni, bakongera bakabona neza. Rero icyo nakubwira wowe uri hanze, no mu Rwanda usaba imbabazi, ibintu bizagenda neza cyane, ndabizi neza. Yego nk'uko bigaragara kandi bikomeje kugaragara cyane, nuko u Rwanda dufite ubu ni u Rwanda rwunze ubumwe, u Rwanda rutubakiye ku macakubiri, u Rwanda rwimakaza ndi umunyarwanda. Kandi nawe nubwo uri umujenosideri cyangwa wakoze jenoside, ariko ntabwo byakwambuye ubunyarwanda, ntabwo byakwambuye kuba uri umunyarwanda. Of course ntunganiye mu byo uvuze rero, cyangwa uryo uvuze, nibaze basaba imbabazi, nibaze begera abo bakoreye icyo cyaha, bababe hafi, basaba imbabazi, kuko iyo usabye imbabazi of course urazihabwa. Akandi kantu nshaka ko tuganira, nshaka ko uganiza abanyarwanda, mu 1994 ubwo jenoside yabaga, hari abantu benshi bahunze, abatutsi cyangwa se abakorerwaga jenoside bahunze bajya mu bihugu bitandukanye cyangwa ibihugu by'abaturanyi. Ubwo ndavuga za Uganda,
Kongo, Burundi ndetse no mu yindi no kwindi migabane y'Uburayi, Amerika na he hose. So abanyarwanda rero bakiri bahunze Jenoside cyangwa bahunze kiragiye cy'umwijima cyari kiri kuba muri birabye byatambutse, bakiri aho ngaho bataragaruka mu Rwanda, batarahunguka, bo wabagenera ubwe butumwa kuri uyu munsi? Nkuko ndimbo mbivuga buriya nari ndimo ndavuga ku bantu bakoze Jenoside bakajya hanze y'igihugu, bakaba bumva batatinyuka ngo baze basaba imbabazi. Ariko reka mvuge no ku bantu bakorewe Jenoside cyangwa se bari bariho mw'icyo gihe bahunze. Hari abantu bahunze u Rwanda bajya hanze y'igihugu. N'ubu ngubu bagitekereza ko u Rwanda rukiri mwa bya bihe, bagitekereza ko u Rwanda rukiri mwaya macakubiri, bagitekereza ko hakiriho y'amoko Hutu, by'indi by'amoko by'abahutu, by'abatutsi, by'abatwa. Ibyo bintu ntabwo bikiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bose twabaye abanyarwanda. Mbese muze mu Rwanda, muze muri isanga, kandi ariko ndatekereza neza ko uretse kuba baragiye wenda no hanze, ntekereza ko n'abantu bari bafite imitungo bari baragiye hanze bahagarutse mu Rwanda, imitungo yabo bakayisubizwa. Rero nimba warakorewe Jenoside ukaba waragiye hanze ukagitekereza ko igihugu cy'u Rwanda ari cya gihugu kibi, cya gihugu kirangwa n'aya macakubiri, ngwino mu Rwanda, ngwino mu Rwanda rw'abanyarwanda, urisanga turakwakira, turagufata neza, nta kibazo wahura nacyo uri mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu gifite zero tolerance. Nta muntu tujye twihanga cyangwa se igihugu cy'u Rwanda kijye kihanganira ko yatugarura mu bihe byashize cyangwa se mu bihe by'amacakubiri. N'ugerageje ahita abona igihano kimukwiriye, kuko ntago ibyo bintu igihugu cyacu cy'u Rwanda cyabyihanganira. Bivuze ngo nyine ubundi uburyo bigaragara nyine u Rwanda dufite n'u Rwanda rumaze kwiyubaka rwiza kandi rwasigasiye amateka yarwo. U Rwanda rwifuza no kubaka ibirenze ibyo dufite aka kanya, nk'uko bivuze abacitse cyangwa se abahunze Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, aka kanya batarabasha kugira amahirwe yo kugaruka mu Rwanda cyangwa se batarabasha kugaruka mu rwababyaye. You are most welcome, ni muze, u Rwanda rurahari kandi ni u Rwanda rwahindutse, tutakiri rwa Rwanda rufite amoko atatu. Turi abanyarwanda bunze ubumwe, abanyarwanda dufite ubunyarwanda ndetse turacyari bene Kanyarwanda of course. Ikintu ndi gushaka ko umbwira cyangwa se hari ubutumwa butangwa na leta yacu cyangwa se na police mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa se mu Rwanda, bavuga yuko nyine umunyarwanda w'ukuri agomba kuba ijisho rya mugenzi we cyangwa se agatangira amakuru ku gihe. Nk'iyo urebye ubona icyo gikorwa cyo gutangira amakuru ku gihe, sibye no kuba turi muri bino bihe bya Jenoside, byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ubona amakuru atangirwa ku gihe mu by'ukuri, nk'uko leta yacu bidushishikariza gutanga amakuru ku gihe, leta yacu bidushishikariza kuba ijisho rya mugenzi wawe. Ubona abanyarwanda bitabira iryo somo cyangwa se babikora? Nibyo, abanyarwanda twarasirimutse. Yego, ntabwo tukimeze nka kera. Kuri kera wahishiraga umwanzi ukavuga ngo nintanga amakuru, nyine abantu ukumva ntabwo bashishikajwe no gutanga amakuru. Ariko ubu ngubu abanyarwanda batanga amakuru. Hari n'imvugo isigaye hari ivuga ngo ibidakwiriye nimibona nzabivuga. So rukuvuga ngo ibidakwiriye umunyarwanda arabireba akabimenya, n'ibikwiriye umunyarwanda arabireba akabimenya. So rero no kuvuga ngo ibintu bidakwiriye, umuntu ugerageza kuzana amacakubiri, umuntu ugerageza kuzana urwango mu banyarwanda, amakuru aratangwa nta nubwo amenya n'ukuntu byagenze. Abanyarwanda rero bakomeje gutanga amakuru, wenda nubwo nkuko njya nkunda kubivuga, kwigisha no guhozaho, ariko wenda ku kijyanye no gutanga amakuru bigeze nko ku kigero cya 95%. Abanyarwanda bari gutanga amakuru, bari gutanga ahantu ibintu bitameze neza. Mbese
barangajwe imbere no gushyigikira igihugu cyabo. uko bigaragara ko byo ingengabitekerezo ya jenoside uko bisa kose ntago igihari cyane, ariko se buriya ubona yararangiye cyangwa hari bamwe mu bakiyifite? Ingengabitekerezo ya jenoside sinzi abagihari niba barahari, biragoye, ariko ntekereza ko ingengabitekerezo nta ngengabitekerezo ikigaragara mu Rwanda, niyo yaba inahari babicire mu nda zabo babigumane, kuko ntago ntekereza ko wabivugira ahantu mu Banyarwanda, ntago wabibwira umunyarwanda ngo abashe kuba yakumva iyo ngengabitekerezo amubwira ijya mu bweta ko agati njye ndi umunyarwanda w'akanyarwanda, nkeneye ko igihugu cyanjye gitera imbere, ibyo bintu uri kuvuga bigumane, ntago ari iby'abanyarwanda of course. Kuri uyu munsi rero turi kwibuka ku munsi wa gatatu, ni umunsi wa gatatu turi kwibuka ku nshuro ya 30. ni umunsi wowe ugeze ku cyawe giti ku bwawe, ni umunsi ugezeho of course, kuko tumaze iminsi igera kuri 3 tuganira n'abanyarwanda kuva icyunamo cyatangira, tubana nabo buri munsi, tugerageza uko dushoboye tukabaganiriza kuri bino bihe bitoroshye. Wowe ubwawe ku cyawe giti se ni iminsi ikumereye gute? ni iminsi ubona yagushize mu cyiciro, ase ni iminsi nyine ubwawe ku cyawe giti nye kurwa ruhare ubona ikumereye ute? Iyi minsi yo kwibuka, iyi minsi yo kwibuka ku cyanjye giti, numva iyi minsi ari na mikeya, numva wenda bayongezaho bakayigera nk'iminsi 30 cyangwa n'amezi 2 cyangwa na 3. Iyi minsi yose 100 akaba ari iminsi yo guhora dutekereza ku byabaye mu mwaka w'1994, kuko ibi ni ibihe bitagomba kwibagirana, ni ibihe numva ibintu ari ibintu byahoraho byagahozeho, abanyarwanda kujya bahora bibuka, kuko umunyarwanda ajya avuga ngo utibuka ntamenye yajya. Numva bino bihe ari byo bihe twahora twibuka kabisa, bigahora bigaruka mu mitwe yacu, bigahora biza, bigahora ari ibihe bese duhora tubona imbere yacu. Niko ngiye ibyo bintu mbibona byagenda. Ntabwo ngewe iyi minsi ari ya minsi mvuga ngo mana we ngo nkeneye kirangira, ngo nkeneye kivamo. Ni iminsi mba nkeneye ko bese ni iminsi igera nkongera nkitekerezaho, nkongera nkitekerezaho nk'umunyarwanda, nkongera nkatekereza ku bantu basaga miliyoni banarenga, n'ubwo haracyagaragara imibiri, urumva ni miliyoni birenga bo ntabazi. Ni ngeramo rero nkongera nkitekerezaho, nkongera nkatekereza ku banyarwanda, nkongera nkatekereza aho u Rwanda rwavuye, nkongera nkatekereza aho u Rwanda rugeze ubu ngubu. Ese mu by'ukuri weho nk'urubyiruko iyo urebye cyane ugatekereza ugasubiza amaso inyuma ibyabaye mu 1994, ubona cyane guverinoma zo mwakiragiye uruhare rwagize cyane mu iterwa rya jenoside ari uruhare ubwo nyine ndavuga uruhare rwa zira government twagize zaranze bira bihe by'umwijima, ubwo ndavuga leta ya GIRUKA ikayibanda ndetse niya Juvenal Habyarimana, ubona uruhare runini bagize mu ikorwa cyangwa se mu ikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi ari uruhe? Ubundi abanyarwanda na mbere y'umwaduko w'abakoloni cyangwa se wabara abazungu, mbere uko baza ngo baducemo ibice badushyiramo amacakubiri, abanyarwanda bundi kuva na kera hose bahoze babanye neza. Rero iyo guverinoma yari icyo gihe yagize uruhare rukomeye cyane, ariko nongere mbivuga rukomeye cyane rwo kuba yarafashije abanyarwanda, cyangwa se kuba yarashyize umwanzuro w'abakoloni kugira ngo bafashe gusenya u Rwanda. Kuko ejo nari ndimo nsoma amateka, nsoma ahantu havuga ngo u Rwanda n'ubu ngubu ruracyari mu madeni y'imihoro yatumijwe hanze y'igihugu. Ntabwo ari imihoro, ahubwo amafaranga, ni amafaranga y'inguzanyo
yafashwe muri banki y'isi yaguze iyo mihoro yafashije gutema abanyarwanda. So urumva rero n'iryo deni n'ubu ngubu ntabwo ryishyura. Can imagine. So urumva rero ubwo n'uruhare kandi iryo deni of course ryashyizwemo na leta na se leta mbi muri rusange. Yego leta mbi kuko urumva igihugu ibyo gifashemo mwanzo kavuga ati dukeneye amafaranga ntabwo cyakanga gutanga inguzanyo batitaye ngo ugiye kuyakoresha iki. So rero bafashe inguzanyo y'amafaranga menshi cyane n'ubu ngubu u Rwanda rutari rwishyura. Rero urumva guverinoma yagize uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza urwango mu banyarwanda. Usibye ko wenda bwari ubuyobozi bubi, ariko ubu turashimira his excellence Paul Kagame wafashije u Rwanda mu kuva mu iyongoyi, mu kuva mu ibyo bintu. Rero dufite umukuru w'igihugu mwiza nkunda n'umuntu wese akunda. Nuko buriya hari n'abaturage buriya bagerageza gutebya akavuga ati ngo uri Imana yanjye ngo ni umugabo wo gushima, ni umugabo wo gushimagiza, ni umugabo wo kuvugaho byinshi. Niyo wafata iminsi 3 uri kumuvugaho ntago wamuvuga ngo murangize. Ni umugabo w'intwari cyane. Muri make leta nyine buri za leta zaranze muri angenzi zita leta z'amacakubiri arega. Ni leta z'amacakubiri. Nta n'uwatinya kubivuga. Ni leta z'amacakubiri kuko urabona ibikorwa zimakaje byagize ingaruka nyinshi na naka kanzi tugarukaho. Tusa nk'abagana ku musozo cyangwa se tusa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. wagenera ubwe butumwa urubyiruko muri rusange, kuko nibo buri munsi yo tuganira n'urubyiruko wenda n'abandi bari inyuma y'urubyiruko, ariko cyane cyane twibanda ku rubyiruko. Kuri uyu munsi wa gatatu tumaze turi kuganira cyane kuri iyi channel yacu, kandi tuganira tugaruka kuri bino bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside mu mwaka w'1994. Nubwe butumwa wagenera muri rusange urubyiruko ndetse n'amahanga gifite ryapfobya bya Jenoside, ubutumwa wagenera abantu bombi n'ubwihe? Ubutumwa nagenera muri make turahera ku rubyiruko. Yes, reka wakabaye uvuga ngo urubyiruko rugenzi rwanda kuko nanjye urubyiruko. Yego. Ubutumwa nagenera urubyiruko rugenzi rwanjye ni ukwimakaza urukundo, ukunda u Rwanda, ukamenya ko uri umunyarwanda. Ugerageje kukubwira ayo macakubiri, yewe kabone niyo yaba ari umubyeyi wawe wakubyaye mu nda, uyimuha umwanya, uyimuhi uko ababyeyi bamwe na bamwe baracyafite ibintu byihungabana ntabwo twabitindaho. Ariko nimba ufite umubyeyi ugifite igihungabana, niba ufite umubyeyi ugifite izo ngengabitekerezo, wamugendera kure, kuko ubundi bajya bavuga ngo leta ni umubyeyi. Buriya leta nubwo ari umubyeyi ntago yakushishikariza gukora ubu ngubu nyine ubutegetsi buriho none ntago navuga ngo no wakera yari umubyeyi, kuko nawe wenda hari byiza yakoze. Ariko gendera ku byo guverinoma iriho ubu ngubu iri kukubwira, kuko nawe urabona hari byinshi byiza yagiye itugezaho, hari byinshi byiza tubwira, hari byinshi byiza ikomeje kudukorera. Umva inama ugirwa na leta, umva inama ugirwa n'abantu bari ku mateleviziyo, umva inama ukura mu bitabo. Ibitabo birahari byigisha ku mateka. Ikindi uweho uri hanze y'igihugu, ndagira ngo mbwire ngo u Rwanda utekereza kari korori rukimeze nabi, rukirangwa n'amacakubiri. Siko u Rwanda rukimeze, u Rwanda rutemba amate n'uruki, u Rwanda rubatenga amaye, u Rwanda rumeze neza. Ahubwo nakubwira ukaza hari icyo bita visit Rwanda, ukaza ugasura u Rwanda, ukareba ibyiza twagezeho, ukaza ukanatwigiraho. Ni igihugu cy'u Rwanda abantu bese bifuza kubamo. Ndagira ngo nararebye mbona visa yacu nyarwanda imaze kugira agaciro ko ku rwego rwo hejuru. Ni ikigaragaza ko u Rwanda ari igihugu gisigaye, ni igihugu kimeze neza. Ariko wari uzi yuko buriya ubu ngubu nta muntu wemerewe kwitwa impunzi uri umunyarwanda ari hanze y'igihugu. Ni ikintu cyiza, ni ibintu byiza u Rwanda rugenda rugeraho, rugenda rugeraho byo gushima.
tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twari twagiranye kuri uyu munsi twibanze cyane ku bantu bakoze genocide yakorewe abatutsi nyuma bakaza gutoroka bakajya hanze niho twaganiragaho cyane iyo ngingo yacu ari uyu munsi ndetse tuganira cyane n'abanyarwanda muri rusange tugomeza no kubahumuriza tunababwira kwirinda imvugo mbi so ndakeka ku ishani yacu ya Mala Media TV abenshi bari bagukurikiye ntabwo wabura ubutumwa ubagenera tunasoza udufungira ikiganiro muri rusange ubutumwa nabagenera mu kurikira ibiganiro byacu tubona ko ibiganiro byacu mu bikunda abenshi bakomeje kutwereka feedback nziza ko ibiganiro byacu bakomeje kubikunda bakomeje kutwereka ko badufitiye urukundo kandi mu by'ukuri ibyo tuvuga ntabwo ari ibintu byo gusenya u Rwanda ni ibintu byo kubaka u Rwanda ni ibintu mbese tubabwira ibintu byiza rero icyo nababwira mudukurikirane mu sharing asanga banatunenga of course wasanga banatunenga ariko nimba unatunenga comment is open batwandikira yes ntago turi babandi bafunga comment ngo abantu ngo bari kubavuga nabi oya kandi nimba unadushima nabwo udushimire kuri udushime kunuze kuri muri comment kuko ni hariya ubundi ururaba ariko rubuga rwanyu rwo kugira ngo mujye muduheze ibitekerezo muduhereze ibitekerezo comment zacu zirafunguye ntago turi babandi bafunga comment abantu batatanga ibitekerezo ikindi ufite inyunganizi ufite igitekerezo watamaga kuri izo nimero tuba twapininze aho hasi ugakora subscribe ugasharinga bino biganiro kugira ngo ibiganiro byacu bijye bitugeraho muri kumwe na Dafamasi muri kumwe na Zefrin tukubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye uzakomeze mubane natwe turabakunde cyane Imana y'amahoro ikomeze